bararirimba barabyina noneho baraza umugeni n'umuhungu na pare na marene binjira mu nzu kwa nyina w'umuhungu, ubwo ni kwa nyirabukwe w'umukobwa. Barinjira, ubwo twageze muri reception, barinjira, ubwo twebwe aho twari turi, ubundi tumenye umugisha wawe impande zose uratugose, uhabwa icyubahiro. Bana nanjye mu kiganiro ngiye gutanga gifashe aho ngiye kukibwira. Rimwe na rimwe hari igihe tugerageza mbese gusa nabo, nk'uko na Paulo yabivuze ngo iyo nagiye mubagira iki nsa n'abagira iki. Najya mu Bayuda nkamera nk'Abayuda, najya mu Baroma nkamera nk'Umuroma. So rero natwe ubukwe noneho si n'ibirori gusa, hari ukuntu famiye inanirwa kwishyurira nk'umwana ishuri. Icyo gihe umusore ari hanze yakomeje kwiganirira n'abashuti biwe, ari aho ngaho atera story, ariko umugeni akirimo ndabasuhuje cyane inshuti z'Abaho TV, aho muherereye hose impande zose z'isi, mbahaye yambu, ndabaramukije cyane aho muherereye, mbabaza ngo mumeze mute, muri amahoro? Njyewe meze neza n'umuryango wanjye, turashima Imana, Uwiteka akomeje kuturinda. Ndabashimiye cyane ko mukomeje kudushigikira, ibyo tubagezaho murabyumva, murabikurikirana. Ndabashimiye cyane muri rusange. Harimo abatuvugisha, muduha kuraje y'ibyo dukora, ibyo byose tubiha agaciro. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye Mwami Yesu, kuri Imana nziza idukunda, ubana natwe buri munsi, uko bwije n'uko buke tubona umugisha wawe impande zose uratugose, uhabwa icyubahiro. Bana nanjye mu kiganiro ngiye gutanga gifashe aho ngiye kukibwira. Rimwe na rimwe hari igihe twaza hano tukavuga ibintu nyamara ntibigire uwo bifasha, mbese bikaba nko kuvuga gusa, ariko ndasenze ngo ubane nanjye, unshoboze mu izina rya Yesu. N'abadukurikiye, abashuti bacu, inshuti z'Abaho TV, ubaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amina. Twagiye rero, ndizera mumeze neza. Rero nari maze kubasuhuza, tubanza kwiragiza Imana. Ubwo uyu munsi nyine niko nanzuye ko turi bubikore. Uyu munsi rero ni pati, ni ikirori. Mwambonye ukuntu meze, nambariye ibirori. Muti byagenze gute rero? Mbere y'uko nkomeza, hari akantu mfite hano, ntugire ngo ni brochette cyangwa n'agashokora cyangwa akandi kantu karibwa. Iyi ni isabune, isabune yo gukaraba, isabune yo koga, isabune yo gufura. Hano nayikubise hasi yanduye, ariko ube hafi uhagume, ndaza kugusobanurira iby'iyi sabune. Twagiye. Impamvu rero nambaye gutya nari mbibabwiye, ni ubukwe. Ubukwe twatashe iriya aho tujya mu Bamasayi. Ngiye kubabwira uko bwagenze, ibyo nabonye, amakuru nk'ayo. Yes. Mbere y'uko mbatangirira inkuru nyamukuru, ndabanza nyuremo mu makomantere mutubwira ngo ese ngo aho hantu mujya ngo ntimuzahindura ngo imico yabo ngo mukabigisha iyanyu, ibintu nk'ibyo. Hariya hantu twebwe tujyanwa no kubasangiza ijambo ry'Imana. Tujyanwa no kubasangiza ijambo ry'Imana, ntago tugamije guhindura imico yabo,
ahubwo twebwe nk'uko Pawulo yabivuze ngo iyo ngiye mu bagereki mba umugereki, iyo ngiye mu bayuda mba umuyuda. Natwe iyo twagiye hariya tuba abamasayi. Nababwiye ko bagiye baduha n'amazina, nk'umugabo wanjye ngo yitwa Oromayana. Nanjye murabona uko nambaye. Iyo twagiyeyo tugerageza gusa nabo, tukubaha imico yabo, cyane nk'utu tuntu mba nambaye baratumpaye. Noneho iyo ugiye utabyambaye bigaragara ntago nyine uba wabihaye agaciro. Iyo tugiye iriya tugenda dusa nabo, mbese twubaha imico yabo, tukagerageza no kuyigana mu rwego rwo kugira ngo niba natubona batikanga ngo iki n'iki. Nababwiye umunsi nagiye na moto biba ngombwa ko nambara ukuntu nyine, kubera kwanga ngo ntagenda nambaye ukuntu nyine bari budafate neza. Urabona ukuntu nambaye, tugerageza mbese gusa nabo, nk'uko na Pawulo yabivuze ngo iyo nagiye mu bagiriki nsa n'abagiriki, najya mu bayuda nkamera nk'abayuda, najya mu baroma nkamera nk'umuroma. So rero natwe ntabwo tujya hariya ngo duhindure imico yabo, ntabwo ariyo tageti yacu. Tageti yacu ni ukugenda kubasangiza ijambo ry'Imana. Iby'imico yabo ntabwo nta kintu tubihinduraho. Ako nako nari mbabwiyeho ku ma komenti muduha ngo ese ntimuzabahindura. Rero nk'uko nari mbibabwiye, uyu munsi ni ubukwe. Ntihuse cyane, hari uwatubwiye ngo ese ngo ntituzajya ngo kubigisha ngo igisirimba. Oya, nta muco mushyashya tujyanayo, twebwe ni ibya Bibiliya gusa. Yego. So ubukwe rero, ubu bukwe twari twatashye n'ubwo twamumenya ari umusore, ari umunyeshuri wacu wa Bibiliya, aza gukora ubukwe turabutaha nyine. Mwambonye rero uko nambaye, natashye ubukwe. So twaragiye rero, wenda mbere yuko ntangira aka kantu ndaza kubabwira, ntimugire amatsiko cyane. Nari ngeze hehe? Narindi kubabwira mbere yuko ntangira ibirori ku bukwe bwari bumeze. Ndabanza mvuge mbere ho gato y'ubukwe. Aba bantu ni abantu bashyigikirana, bafashanya ku rwego rushimishije, kubera ko nka mbere y'ubukwe habanza kubaho, babyita harambe. Bagacanga amafaranga, agace kose nk'umudugudu wose urimo abantu benshi, bagahurira hamwe, baba bafite ahantu bahurira, haba mu manama cyangwa muri izo harambe, bagahura bakazana amafaranga, ihene, mbese bagatwerera umuntu ufite ubukwe. Ubukwe ntabwo buba ari ubw'umuntu ku giti cye cyangwa famiye yiwe wenyine, biba ari iby'ako gace kose. Barahura mbese nko kumutwerera, bakamutwerera amafaranga atari make, kuko barakwa cyane, bakwa ibintu byinshi. Baramutwerera amafaranga, ihene, kandi baba banatetse. Kuri uwo munsi baba batetse inyama, ibintu byinshi, kuko biba ari ibirori, Aho ni ku ruhande rw'umuhungu. Noneho rero ku ruhande rw'umukobwa, tuzi ngo amaburaydo shawa ngo mu mijyi gusa. Ushaka kumva ngo ni mu cyaro, ukagira ngo ibyo ntabyo bazi. Nabo bakora buraydo shawa, ariko bayikora mu buryo butandukanye n'uko twebwe tuyikora. Twe tumenyereye ko ari ibirori by'umugeni n'abakobwa b'inshuti ze na marene, wenda n'abagore. Nta mugabo ujya muri buraydo shawa cyangwa umusore. Ariko hariya biba bisa nk'umuhuro, ariko wabaye ku manywa, kuko ndibuka hari na buraydo shawa twagiyemo. Noneho nkaguma mbabwira ngo njyewe ngo ntago ndibuzane n'umutware, bibo ntibasobanukirwe, bakambwira ngo nituzane. Njyewe nkagira ngo wenda nuko turi abashyitsi barimo baranga ko asigara wenyine, ntitugiye.
ngo tugere muri burayido shawa mbona ni nk'ubukwe, abagabo, abasaza, abana, abantu bose nyine baba bahari, nta gucagura abantu ngo ni abagore gusa, wapi. Noneho biba ari ibirori, bakaririmba, bakabyina kwa kundi babyinisha ijosi. Ndibuka nanjye nagiyemo mu murongo w'abagore turabyina, sinzi niba video igihari ngo baze kuyibashiriramo, turabyina. Baba bamuzaniye ibintu ushobora kubona ngo baba muri ziriya nzu ngo zimeze ukuntu, ukagira ngo nta byombo biba birimo. Haba harimo ibyombo, kuko uwo munsi muri iyo burayido shawa twagiyemo nabonye baba bazanye ibikombe, amaduzeni nkangahe, udupaki twinshi tw'ibikombe, amasafuriya, amabido, ibintu byinshi byinshi byinshi, amasahani byinshi barazana bagashyiraho hagati, nyine abantu bakabikikiza. Noneho hakagera umwanya wo kwakira n'izindi mpano, abatanga amafaranga bakaza, abatanga ihene, mbese ibishingizwa byose bikava aho ngaho. Hari huzuye, mbese natangaye. Ibirori rero ubwo no muri burayido shawa rero nabwo baba batetse inyama, umuceri, ibirayi, ibintu byinshi abantu bakarya, kiba ari ikirori nyine, n'indirimbo, mbese ni pati. Twagiye rero mu bukwe. Nababwira ibyo nabonye. Ntago nagize amahirwe yo gutaha ubukwe bw'iwabo w'umukobwa, kubera ko twari tuziranye n'umuhungu, kandi no kubera urugendo rutari rugufi twatashye ubukwe, mbese reception niyo twagiyemo. Ariko mu busanzwe aho njya mbona ku ma videos nuko bambwira iwabo w'umukobwa ikintu mpazi, hari ukuntu abagabo bahagarara, mbese bagiye iwabo w'umukobwa bahagarara imbere y'inzu, mbese imbere y'iwabo w'umukobwa bagahagarara barebana imirongo ibiri gutya. Hari inkoni bagira ziriya bakunda kugendana, nkoresha iyi yanjye nubwo hari ibindi ndi buyikoreshe. Noneho abagabo bagahagarara bakazamura za nkoni zabo gutya, aka kanjye ni gato, bakazamura inkoni nabo kuri uru ruhande bakazizamura. Noneho bagakora akantu kameze nka geti, ni geti buriya. Noneho umukobwa agacamo n'umugabo we, ngayo nguko. Ariko ibyo ntabyo nabonye kuko sinagiye iwabo w'umukobwa. Twagiye rero muri reception ku ruhande rw'umuhungu. Twe twari twahageze, abangaba ni abasirimu, bari bafite imodoka ebyiri, ubwo batwaye abageni n'abandi bake bari aho ngaho. Imodoka rero zaraje ziraparika. Rero abadafite amamodoka bigenda gute? Baba bari bukore nyine urugendo rw'amaguru, baragenda. Abo ntabo nabonye, ni amakuru nzi yo bambwiye. Baragenda kubera imihanda hari igihe haba harimo amabuye nyine abangamiye umugeni, nawe urabyumva, cyangwa inzuzi mu muhanda, mu nzira bari kunyuramo. Icyo gihe pare, best man, niwe aterura aheka umugeni kugeza barenze uwo mugezi, cyangwa ahantu hari ibibuye nyine bakaharenga, bagera heza akamushyira hasi akijyana. Noneho rero twagiye ahangaha iwacu, ubu bukwe twatashye, imodoka zaraje bavamo, bagira red carpet izi z'abageni. Uti rero zari zimeze gute? Ni amakanga, ikanga nyine nka ririya njya nkoresha, nakoresheje mu zindi video. Amakanga bayasasa hasi guhera aho imodoka ziri, bakayasasa hasi. Ndumva wenda bishushanya icyubahiro
cy'abageni nka kuriya nyine bagenda kuri red carpet, basasa amakanga aho ngaho hasi, abageni nyine bakaza bayagendaho. Noneho nabonaga hari utwana dutatu tw'udukobwa twari turi imbere y'umugeni bagenda babyina neza sana. Umugeni yari afite abakobwa bamwambariye, sindibuka ari bangahe ariko bari nka 12 abakobwa. Umuhungu nawe akagira abahungu bamwambariye nabo 12. Hakaba pare na marene. Uti rero baba bambaye gute? Umugeni ibintu by'udutimba wapi, nta gatimba yari yambaye. Hari n'undi wo tuziranye uherutse gukora ubukwe vuba aha, batubwiye ko mu gace k'iwabo kuva kabaho niwe wa mbere wari wambaye agatimba. Mu busanzwe nyine uretse ababaje mu migi bagafata imico yindi, ariko ubundi ntago bambara agatimba, bambara kwa kundi kwabo gutya. Ariko umugeni rero aho urebera ugahita ubona ngo uyu niwe mugeni, aba yambaye amashanga menshi hano hose, twa tundi tugenda gutya mu maso, mu mutwe, kandi baba basutse ntugire ngo baba bameze nabi, baba basutse basa neza nyine bari smart nk'uko ari umunsi wabo. Umugeni rero nari mbabwiye aba yambaye bene utu twinshi cyane twuzuye aha hose, muraza kubibona muri video, afashe n'inkoni nayo itatseho amasaro azengurukijeho. Uramureba nyine ugahita ubona ko ari we mugeni. N'abandi baba bari smart, abakobwa bari bambaye amakanzu asa n'utu natwo dusa, nabo basutse bari kugenda babyina nyine biryoshye. Ku ruhande rw'umuhungu rero bari smart my friend. Umugabo ubwo ni umusore yari yambaye costume n'akane k'umutuku, basa neza cyane, afite inkoni na pare nawe yari yambaye nk'umusore nk'umukwe nawe afite inkoni. Hanyuma n'abahungu babambariye bari bambaye ya mashuka yabo, kimwe hasi kindi bakiteye, utundi mu mutwe, ari ibintu biryoshye cyane, nabo bafite za nkoni. Noneho rero mu kubyina baba bazizamuye bari kugenda babyina gutya. Inkoni yanjye nayo ni hafi ya ntayo. Twagiye rero ku nkwano mw'abantu mwe, aba ni abantu bakundana bafashanya mu buryo bushimishije, ku buryo uyu muhungu yatubwiye ko yakoye inka 6 n'ihene 20, sinibuka neza umubare w'ihene. Uti rero izi nkwano zose ziva hehe? Ntago ziva mbese ku babyeyi be gusa nk'uko rimwe na rimwe tumenyereye ngo ababyeyi bawe barabyimenyera byose. Ni ukuvuga hariho ahantu yagenze, yatubwiye ngo kubera ukuntu ari mu cyaro nta modoka, imihanda nyine, yagenze umunsi wose agiye ahantu ku mufamiliye, agenda umunsi wose agiye kuzana inka. Yamuhaye inka 2, yaragiye umunsi wose mu nzira, agerayo mu kugaruka bazishoreye izo nka iminsi 3 mu nzira. Ubwo byose bibaye iminsi 4. Ni abantu bagira urukundo, bashyigikirana. Noneho ku bukwe ho famiye nyine iba yahagurutse, sina famiye gusa n'abaturanyi. Noneho bagira abantu bitwa abaceyamani, ni abantu nyine baba mvuge gute, quartier se, agace runaka kaba gafite umugabo ugahagarariye ukayoboye.
ubwo chairman ni uba woruganiza izo nama zose, izo za mucango byo ni nka executive w'akagari. Yes, niwe woruganiza ibyo byose. Iminsi yo bategura biba ari ibirori, bagategura umunsi wo gushyigikira umuntu ufite ibirori runaka, ubukwe. Noneho si n'ibirori gusa, hari ukuntu famiye inanirwa kwishyurira nk'umwana ishuri. Icyo gihe uwo mucayamani yoruganiza gahunda, agace kose bagahura, imiryango igahura iri muri ako gace, bagateranya amafaranga ihene paka bishyuriye uwo mwana agasubira ku ishuri. Hari nk'iyo twagiyemo byari byiza cyane. Ubwo narindi kuvuga ku rukundo. Ese harya inkwano nazivuzera? Nababwiye ko yakoye inka 6 n'ihene sinibuka umubare ariko 12 20 hagati aho. Ubwo rero baraje, narindi kubabwira bururutse mu modoka, babaramburira amakanga bagenderaho. Noneho aha hantu reception yabereye ni iwabo w'umuhungu. Narabibabwiye ukuntu bubaka, ni igipangu kiba kirimo amazu menshi, urumva nyine ni imiryango myinshi, ariko mbese bakomoka niba ari umusaza, abasore be bakubaka aho ngaho bagashakiramo. Rero uyu musore nawe reception naha yabereye iwabo. Ubwo baraje, bakunzi babaho TV, ikirere kirantengushe, imvura iraguye, reka ariko nkomereze mu nzu nta kibazo. Twakomeje, imvura yariguye hariya hanze, ariko reka dukomereze mu nzu. Narindimo mbabwira reception yari yabereye iwabo w'umuhungu. Narindi kubabwira ku miturire, ukuntu batura. Ni igipangu kiba kirimo amazu menshi, niba ari umusaza, umusaza n'umukecuru. Noneho abahungu babo, abana babo b'abahungu, uko bagenda bashaka abagore, nabo batura aho ngaho mu gipangu kimwe. Rero uyu musore nawe yaratuye aho nyine, afite n'akazu kari smart, n'umuntu usobanutse. Aho atuye naho nyine ni kwa nyina. Noneho baraza baririmba, abambariye umukobwa n'abambariye umuhungu, ba pare na ba marene, ndetse na nyina w'umuhungu nawe yarari muri abo baje bararirimba barabyina. Noneho baraza, umugeni n'umuhungu na pare na marene binjira mu nzu kwa nyina w'umuhungu. Ubwo ni kwa nyirabukwe w'umukobwa. Barinjira, ubwo twageze muri reception, barinjira. Ubwo twebwe aho twari turi, ubundi tumenyereye ko ubusanzwe nkatwe uko tubikora sorry, uko tubikora bari ahantu hari amatente abiri, y'uruhande rw'umuhungu n'iyo ku ruhande rw'umukobwa. Ariko bo nabonye baba bari hamwe bose, haba uko bari kuririmba babyina, bose baba bari hamwe. Noneho aho rero byabereye nta tente yari ihari, ni ahantu mu kibuga nyine munsi y'igiti. Ubwo niho twe twari turi, niho twari twicaye. Ubwo abageni baraje, binjiye kwa nyirabukwe, binjira mu nzu ya nyina w'umuhungu. Ubwo twebwe bahise batujyana hirya hepfo ho gato, aho twagiye gufatira amafunguro yacu. Ubwo rero ibyasigaye biberaho sinzi byakurikiyeho. Icyo nabonye cyo, umugeni yarinjiye, ariko hashize umwanya nabonye umusore ari hanze yakomeje kwiganirira n'abashuti biwe, ari aho ngaho atera story. Ariko umugeni akirimo indani kwa nyirabukwe, bishoboke ko ari naho yaririye. Aho ubwo twamaze kurya, ubundi ubwo nibwo ibirori nyabyo biba bitangiye. Twamaze kurya,
duhita tugenda duhurira hariya nyine mu kibuga hari kubera ibirori, turicaye n'abageni baje nabo baricaye, nibwo batangira gutanga amajambo, abashima, speech mbese muri rusange, abashima, abagira gute. Ibirori nyine biratangira, birashyuha, ariko bacuranga, baririmba, babyina kwa kundi nahoze mbereka. Ibintu nyine byari bishyushye. Ubwo kubera ukuntu twe dutaha kure, tumaze kubagezaho ijambo ryacu, umutware wanjye yabagejejeho ijambo, birangiye rero twe twahise tugenda, basigara batanga amagifti, ibirori nyine birakomeza, ariko twebwe naho twagarukiye. Hari akantu nari nibagiwe rero, ka kantu kanjye natangiranye video, aka kantu karanshimishije. Mu kuvuga hariya ahantu buri uko nagiyeyo mbona akantu gashyashya, ariko aka ko nkabona karanejeje, karanezeza. Uti rero ni kantu ki? Iyo ubona hano ni isabune, iki ni igiti gisanzwe. Rero muri kwa kwiyakira, urumva ko twatashye ibirori, reception ni ukurya no kunywa, hari inyama, amasoda, twarariye nyine. Ubundi mu birori byabo inyama, ubundi inyama ziba zihari kandi zitetse neza, ziryoshye kweri. Noneho rero ntugire ngo bagira umwanda my friend, ni ukuvuga haba hari ibintu byigeze kwaduka ngo ni kandagira ukarabe by'isuku mbese. Noneho naho rero mbere yo kwakira abantu kurya, aho hari indobo irimo amazi, bagafungura akarobine ugakaraba. Ubu rero ni uburyo bwabo bakoresha nka porte savon. Wabonye porte savon yabo? Ni ukuvuga navuga gute, n'ubu arya byitwa ubukorikori, byitwa gute, ni abashakashatsi bagira nyine utuntu turi special twabo bihariye. Urareba nk'aka kantu wakibaza ngo ese umuntu yabitekereje gute? Ni ukuvuga mu birori byabo byose ngiyemo, nabibonye bwa mbere muri ubwo bukwe, ariko mu birori byabo byose ngiyemo harimo kurya. Nuko bakora isabune, ni isabune bajombamo igiti, aho haba hahagaze umuntu nyine ku ndobo y'amazi, ukaza akagufatira isabune ugakoraho nyine ku isabune, ugakaraba, ugafungura no ku mazi ugakaraba, ubuzima bugakomeza. Ariko aka gasabune karanshimishije, nta bya bindi by'umwanda abantu bamwe ubona arakarabye ahise ayitereka hasi. Apana, ibo ni akagati bayishingamo, ubundi hagahagarara umuntu, abantu bakajya bakoraho gutya bagakaraba. Karanejeje cyane. Banza nanjye mu rugo ngiye kuzajya ngiye gukarabisha abantu bagakoraho. Ni ibisirimu kandi bifite ni ibisirimu se buriya. Okay, bifite isuku, reka mbari ko mvuga bifite isuku, kuko buriya na porte savon utayitayeho ngo uyoze nayo yagira umwanda. Ariko agati wiciriye mu gisambu ugakubita n'isabune yawe, bimeze neza cyane. Ngayo nguko rero, ngubwo ubu kuko bwagenze, nagerageje kubabwira ibyo nabonye, nababwiye, nabaciriyemo. Ngayo nguko, mwakoze cyane kudukurikira. Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Ibiganiro byiza byubaka nakagaruka. Imana ibarinde, turabakunda cyane kandi Imana ibaho umugisha. Bye bye. Sere.